ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje kubw'umwami wacu Yesu Kristo, mugira amahoro y'Imana. Abantu tubonanye hano ku ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere, nitwa Aniseti, ndi umukristo, ndi umubwirizabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu buryo bw'ihishurirwa cyangwa se dukoresheje ibyanditswe byera. Twemera ubutatu butagatifu mu Mana imwe, ariyo Imana Data yihishuriye muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Impamvu mba mbivuze gutyo, hari ibiganiro twagiye dukora abantu bagira ngo ntitwemere ubutatu butagatifu. Turabwemera ndetse cyane, ahubwo ntitwemera ko hariho Imana eshatu. Ego, twemera ubumwe bw'Imana mu buryo butatu Imana yigaragajemo, aribwo buryo bw'Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera. Rero twahindutse imbata y'ibyo, ibyo twizera, ibyo twemera. Imana yabiduhaye nk'ingemu, ibitugemurira muri Kristo Yesu. Ego, Kristo yaje abumbatiye ubugingo bw'Imana, ubuzima, yambara umubiri. Bibiliya iravuga ngo ni ijambo wigize umuntu. Yambaye umubiri, turabyizera. Tubyizeye, twari dupfuye, hanyuma noneho dupfa urupfu rwa nyarwo, ari rwo kwicwa n'ibyo twizeraga. Turapfa ku bwa kamere, turapfa ku bw'imitekerereze yacu, turemera tuzukana na Kristo. Hanyuma tumaze kuzukana na Kristo, tuba imbohe y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana ishimwe. Pawulo yagiye akunda kwandika ngo mwene data abo nabohewe kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza. Imana ibaha umugisha. Niba duhindutse abagabura b'ijambo ry'Imana, abagabura b'ubutumwa bwiza ku bwanyu, turi imbata ya Kristo imbere yanyu. Rero Imana ibaha umugisha. Ku ijwi ry'umukanguzi hakorerwa ibikorwa byinshi bitandukanye, ibyo mwagiye muhabona. Hanyuma tugakora n'ibikorwa bindi mu buryo runaka. Nari ngiye kuvuga groupe runaka ariko si ngombwa. Muri ibyo tugira intego, editorial line yacu muri ibyo bikorwa byo gufasha ni ijambo rivuga ngo ukuboko kw'iburyo gutanze, ukw'ibumoso ntikukabimenye. Niyo mpamvu bitari ngombwa ko tujya kugaburira umwana ushonje ngo aze kurira kuri kamera. Ntabwo ari byo kuri njyewe, ariko hanyuma n'ijambo ry'Imana ntiribitwemerera. Dufiteho rero ibikorwa byinshi bitandukanye, ariko ikigenderewe ni ukuramira ubugingo bw'abizera. Ndagira ngo mbabwire ko iyo umubiri uhangayitse bitera ubugingo kuremara. Salomo yaravuze ngo ubwiringiro burerezwe butera umutima kurwara. Reka dushimire abantu twagiye tubana muri ibyo bikorwa by'urukundo. Hari abantu mwagiye mudutera inkunga. Imana ibaha umugisha. Ku bana bishyiriwe amashuri, ku bubakiwe, ukuri Imana y'amahoro ibaha umugisha. Reka nongere mbibutse ko iyo ufashije umuntu ushonje, wowe uba umuhaye ibikenewe. Ariko mu by'ukuri tugiye spiritueloma cyangwa logikoma, uyu muntu ufashije arakennye pe, anakeneye bimwe umuhaye, ariko nta bikeneye nk'uko wowe ukeneye gukora. Niba uri umunyabwenge urumva ibyo. Ntabwo umuntu uhaye akeneye ibyo umuha nk'uko wowe ukeneye ibyo utanga, kuko intego y'igikorwa cyawe ni ugutanga, ntabwo ari uwakira. Yabigaya, yabishima, gutanga nibyo bizana umugisha kuruta kwakira. Rero wowe nyiri ukugira igikorwa ukora, wari ukeneye gukora kuruta uko uwukoreyeho yari akeneye abamukoreraho umugisha. Kuko gukora nibyo bikubeshejeho, nawe abeshejweho nuko hari ibyo mumukoreyeho. Imana ibaha umugisha. Mwanyemerera se tugasengana nkababwira icy'ingenza. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, Imana yanesheje urupfu na kuzimu, gatsinda Satani n'isi, ukiharira icyubahiro.
urakomeye, izina ryawe nirishimwe, urakomeye, haleluya. Kuko ntugira imana wikanga, n'izo abantu bakugereranya nazo ni ibiturutse ku ngano y'ubwenge bwabo, ntabwo bituruka ku ngano y'icyubahiro cyawe. Ndagushimiye, uri Imana isumba byose. Amaboko y'abakomeye urayarusha gukomera, imitekerereze y'abakomeye urabirusha gukomera. Ijambo rye ryarambwiye ngo bakomeye ni ibinyoma. Nibyo pe, kuko umunsi w'urupfu iyo ugeze bitaba urupfu bakagenda. Igihe cyo kubora wa mubiri urabora ukagenda. Ni ukuri. Igihe cyo gusonza inzara iraza bagasonza. Igihe cyo kubabara barababara. Igihe cyo guhangayika barahangayika. Ariko uri Imana itababara, ntusonza, ntuhangayika, ntuzapfa. Ibiteye ubwoba abantu byose bicogorera imbere yawe. Uri Imana ikomeye. Ijambo ryarambwiye ngo ariko aboroheje, haleluya, 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 ni umwuka. Kandi ijambo rirambwira ngo abakomeye bose bateraniye hamwe bagashyirwa mu gipimo, n'umwuka nawe ugashyirwa mu gipimo. Ngo umwuka waterura. Ijambo ryarambwiye ngo abakomeye ntibakwika, ahubwo bateruka. Bisobanuye ko nibo bafite ibiro bike, ngo bose bateraniye hamwe umwuka barusha kuremera. Umwuka wawe wera rero mutumye ku biganza byigeze byatugirira umumaro, bigatuma tubona uburyo bwo kuvuga ijambo ryawe dufite ihumure. Umwuka wawe wera mutumye ku munwa wadusengeye kugira ngo abatwatuyeho amahoro agwire mu mitima yabo, bagira ibyishimo bingana n'uko badusabye kwishima. Abantu batwifurije kutaga umwuma, amariba yabo nadudubize. Enomansi dry peringazi enimoria. Mbatuyeho umugisha. Ibirenge byatugendereye, haleluya, nibihabwa intera bitambagire mu cyanya cy'Uwiteka. Umugongo wifuje kuduheka, hari ababyifuje ntibabishobora, abo nubaheke ntibagwe nzira. Hari n'ababikoze babigeraho, abo nabo baheke ntibagwe nzira. Hari abantu bifuje mwamenye guhora ku ngoma, kudusabira, bapfukamishwa no gusaba imbaraga zo kugira ngo twuzuzwe umwuka wera. Abo nibabone ibyiza bibakwiriye. Hari abakoze kuri banki zabo, hari abakoresheje uburyo bwa money transfer, hari abakoresheje ibiganza barabiba, hari abaje dusengana nabo, hari abo twasangiye ibyo kurya, hari abaduhaye amazi yo kunywa. Abo tubatuyeho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, niki bahagaze imbere cyaba kimeze nka Goliyati, kiyambura ingofero kubw'imbaraga zibuye ry'ukuboko kwa Dawidi, mu izina rya Yesu, mu mbaraga z'Imana. Ibyari bibacogoje bikubitiye imbere yawe kubw'icyiza bakoze gusa. Dawidi yigeze yakibuka icyiza, haravuga ngo hari uhari mugirire neza ku bwa Yonatani. None nawe wabonye kugira neza ko abantu batugiriye neza. Hari abadufashije imfubyi zirarya, hari abadufashije imfubyi ziriga, hari abadufashije abapfakazi babona aho kurara, hari abadufashije abarwayi babona ibyo kurya, abana bari mu mamashini babona amata, hari abadufashije abana bo ku muhanda babona imyambaro, babona ibyo kurya, hari abadufashije ihumure rigera mu mitima ya bene data, hari abadufashije bigera ku bapfakazi abagore, bari abagore b'abakozi b'Imana bapfakaye bameze nk'abanyashuramu. None uyu mwanya twatuye umugisha kuri buri muntu wese wakoze icyo gikorwa. Ndabizi nta cyakora ku mutima w'umuntu ngo bitume nibuka ngo gitere Imana kwibagirwa. Ubwo nibuka ndi umuntu nge mubi utakitura umuntu ibyiza ngiriye, wowe nk'Imana se byakuva ku mutima gute? Ndagushimiye Mana Data, ndagushimiye. Bagirire neza, izuba ry'agakiza kawe ribarasire, gukiranuka kw'Imana bibagereho. Urwaye muri bo abe muzima, akire, abyutswe n'ukuboko kw'imirimo nk'uko Tabita yazuwe n'imyenda yadoze. Pelosa eningaza enimori, peringa enimondia hosa, pelokosa edrai. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze kugira ngo imirimo yatumye Tabita agaruka, ibyo nibyo mu isezerano ry'ubu, isezerano rishya, iyo mirimo
nitume sida iva mu maraso, iyo mirimo niyirukane kanseri, iyo mirimo niyirukane mukeba mwa runo rugo, iyo mirimo nituma umugabo agaruka, iyo mirimo nituma umugore akunda urugo rwe, iyo mirimo nituma abana bava mu biyobyabwenge, iyo mirimo nisura umuryango ube muzima, ireme ihumure, ireme ihumure, ireme ihumure, ireme ihumure. Iyo mirimo yatumye Tabita yitaba aragaruka. None natwe duhamagaye ubuzima bwari businziriye, tubuhamagariye mu nzira y'imirimo yakozwe mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Mwami, hari abantu haye imbaraga, arabushoboje, arabugiriye neza, abo tubatuyeho imirimo yawe ku bw'agakiza kawe. None uyu mwanya ndasenze, hari abantu wasezeranye nabo kuzabaho umugisha ari uko bakoze, abo tubahamagariye gukora ku gikorwa uduhaye kugira ngo bahabwe umugisha w'imirimo. Hari abantu bataradodesha amakamba, babakene mu buryo bw'amakamba, ariko imirimo yabo izabahesha amakamba, izabaherekeza. Ijambo rye rirambwira ngo hahirwa abapfa bapfira mu Mwami, umwuka nawe ngo ye kugira ngo baruhuke imiruho n'imihate, ngo imirimo yabo izibaherekeje. Hari imirimo mu izina rya Yesu iremwe kuri aba bene data, hari imirimo ubahaye gukora bashoboze. Mpamagaye umuntu wese ushobotse ngo Imana imushoboze gufatana natwe mu maboko kugira ngo tugere ku gikorwa cyo kubera umumaro bene data mu bugingo no mu mubiri. Tubisenze ku bwawe. Hari umuntu wahize kuzagukorera, mwibutse guhigura kuri iki gikorwa, noneho umuha umugisha w'uko ahiguye. Ituro ritambutse umuntu rikamwicazanya n'abakomeye. Hari umuntu wasezeranyije gukomera, akira imirimo y'amaboko ye. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, none n'iteka ryose, amen. Nshuti z'umusaraba, na abantu tutaziranye nabibwiye, nitwa Aniseti. Aha ni ku Ijwi ry'Umukanguzi. Ni urubuga cyangwa ni shene, ni cano, ni inzira, ni umuyoboro. Navuga ngo ni tano, ni uruhombo rugeze ubutumwa bwiza hirya no hino naho urimo harimo. Uru rubuga rufite kwagura ibikorwa. Ni urubuga rutegamiye ku idini na rimwe, ntirwemera cyangwa ruhakana imigenzo y'amategeko n'amategeko by'amadini. Simvuze kubyemera no kubihakana kuko nta mugenzo nemera, nta n'uwo mpakana, gusa nemera ko abayoborwa n'umwuka ari bo bana b'Imana. Hari abantu mwungukiye hano murahembuka mu buryo bw'ubugingo ndetse n'umubiri. Hari abantu mudukunda, Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo dufatikanye muri iki gikorwa. Twagiye tubatangariza kwigisha Bibiliya online, tubatangariza amateraniro ya live, tubatangariza ibikorwa runaka byinshi bitandukanye. Nibyo tugira ibanga kuko dufite ya papasi, ya ntego yacu, ya editorial line nababwiye, wa murongo ngenderwaho wacu, cyangwa aho tugomba intego yacu twihaye tugomba gukoreraho. Ivuga ngo ukuboko kw'iburyo gutanze, ukw'ibumoso ntikukabimenye. Rero dukeneye ibikoresho kugira ngo dushyire mu bikorwa ibyifuzo byacu, cyangwa dushyire mu bikorwa ibyo twagambire, cyangwa tugere ku ntego. Kugira ngo tube mu materaniro ya online, tuzakenera amamikrofone y'abaririmbyi, tuzakenera mikrofone y'umwigisha, tuzakenera mixeri. Of course birumvikana ko niba hari mikrofone na mixeri zirakenewe. Hazakenerwa bafure, hazakenerwa piano, hazakenerwa gitari. Ko niba turi live, ntabwo mwakunda kuba mu iteraniro ritarimo ibikoresho byo kuramya Imana. Zaburi y'150 haravuze ngo mushimire Imana ahera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze. Muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Muyishimishe ijwi ry'impanda, muyishimishe neberu n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi,
muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga, ibihumeka byose bishima Uwiteka. Munsi hari ijambo rivuga ngo haleluya, no hejuru hari rivuga ngo haleluya. Ufite imirimo Imana yagukoreye ku buryo wumva washimira Imana. Mu buryo bwo gushimira Imana, tera n'inkunga umurimo w'Imana kugira ngo ishimwe ryawe rizabe n'ishimwe rya bene so musangiye gucungurwa n'amaraso ya Kristo. Mbega turi mu iteraniro rya online, ni byiza ko twaririmba tugacuranga, ni byiza ko twacuranga gitari, ni byiza ko twacuranga synthesizer, piano, ni byiza ko ibyo bikoresho byaba bihari. Aho hariho nimero, ubanza ikimenyetso cyo guteranya 250 karindwi 82 karindwi 2 gatandatu 2 8 6. Habaruyeho amazina Habiyaremye Aniseti. Inkunga yanyu ihite tugeraho. Hanyuma iyo nimero n'ubundi iraca kuri screen, murayibona. Hariho amagambo avuga ngo niba ushaka gushyigikira ivugabutumwa wakoresha ubu buryo kuri nimero. Imana ibaha umugisha. Reka dusengane Imana dusoze. Yesu abaha umugisha. Imana turagushimiye, abo ukoresheje nibo wahisemo gukorana nabo, kandi abo ukoresheje nibo bahisemo kukumvira, kandi abo ukoresheje nibo bahisemo kwakira amakamba y'imirimo. Abatabishoboye barasenze, kandi buri muntu wese ahabwa umugisha ungana n'igeno ry'Uwiteka mu mibereho ye. Tubisenze ku bwa Kristo none n'iteka ryose, dusenze twizeye. Amen. Shalom, shalom. Ijwi ry'umukanguzi.